Reka mbasuhuze mbifurize ibihe byiza, mbifurize kugubwa neza, mbifurize kumererwa neza aho muri hose mu bice bitandukanye, bari hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mbifurize rero gukomeza kugira ibihe byiza. Uyu munsi ni tariki 22 y'ukwezi kwa 9, ni mu mwaka wa 2020, iminsi mike nibura gusa kugira ngo dusoze umwaka wa 2020 twinjire mu mwaka wa 2021. Umwaka rero navuga ko tatugendekeye neza cyane muri rusange. Umwaka wa 2020 ni umwaka rero twageraga muri Vision 2020 ndetse leta y'u Rwanda yarihaye ivuga ati muri Vision 2020 tugomba kuzaba ari intambwe tumaze gutera igaragara, yaba mu bijyanye n'ubuzima, yaba mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, yaba mu bijyanye n'ubukungu muri rusange. Ni ibintu navuga ariko ko ku kigero runaka u Rwanda rwabigezeho, kuko urebye imyaka 26 ishize jenoside ikora abatutsi baye mwaka w'1994, ukareba uburyo igihugu cy'u Rwanda cyari kimeze, uburyo igihugu cy'u Rwanda cyasaga, nta muntu watekerezaga ko byibuze muri imyaka 26 igihugu cy'u Rwanda kizaba gihagaze nk'uko gihagaze uyu munsi wa none, kizaba cyamaze kwibaka nk'uko cyubatse uyu munsi wa none. Ariko ibyo byose rero kubigeraho nta kindi bisaba, ni umuhate, ni ubushake, ni ugukora ndetse kandi no kugira ubuyobozi bwiza. Ibyo byose rero akaba ari impamvu navuga ngo niyo mpamvu twageze kuri ibi. Hanyuma rero reka tuganire ku makuru atandukanye muri iki gitondo. Reka tuganire kuri iyi nkuru n'umuntu ku munsi w'ejo. Murabizi ko twabagejeho inkuru ya Paul Rusesabagina, ifoto ntoya cyane yagaragazaga aho afungiwe, aho arara, hagaragaraga icyumba mu by'ukuri yarahagazemo. Cyane cyane twege twagarutse cyane ku isakoshi yari ihari, tunavuga tese yuni wa munyamategeko wiwe Maître Emeline Nyembo, wenda niwe wari wamusuye bari kuganira kujyanye n'urubanza, kuko no mu kuganira biragaragara ko rwo bashyizemo metero, nubwo wenda uramutse utitegereje neza udashobora kubona ko kuri iyi foto ya Paul Rusesabagina harimo n'umugore muri iki cyumba, ariko twebwe turayibona mu ruhande rw'iburyo haragaragara akantu gato k'ifoto y'uyu mugore yambaye igitenge ndetse no ku maguru hasi gatoya, ariko noneho n'isakoshi iragaragarayo iri mu ntebe. Ibi rero twarigarutseho cyane, ariko noneho ikimwe kiravugwa muri aka kanya nuko hari umuntu ngo waba warinjiye muri konte ya Colonel Twahirwa Dodo. Muramuzi cyane, uyu nguyu niwe muyobozi ndetse kandi ni nyiri RFTC, ni sosiyete itwara abagenzi hano mu mujyi wa Kigali ndetse no hirya mu ntara zitandukanye. Uyu muntu rero akaba yarinjiye muri konte ya Twitter y'uyu Colonel Twahirwa Dodo, muramuzi cyane. Arangije agira ati dore sha, ati abandi bana aho bafungirwa uko hameze. Arangije rero ashyira Rusesabagina, akaba rero ari byo yagarutseho cyane, ati dore sha abandi bana aho bafungirwa uko hameze. Nibi rero ni ubundi ni kuri ya foto twagarutseho ku munsi w'ejo, twagiye twayikozeho n'inkuru kandi mwarabikurikiye abenshi cyane. Arangije rero nawe aravuga ati dore abandi bantu bafungirwa. Umuntu nkuriya rero ukomeye mu by'ukuri nka Colonel Twahirwa Dodo, umuyobozi ukomeye cyane ndetse kandi ufite amateka menshi, cyane cyane ko nawe yari ku rugamba rw'abagize uruhare mu kubohora igihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994 ndetse na mbere yaho gatoya, afatanyije n'izindi ngabo za RPA cyangwa se RPF mu gushakira abanyarwanda neza ndetse no kubohora abanyarwanda bari baboshywe icyo gihe n'ingoyi y'ubutegetsi bubi ndetse n'ibindi bintu byinshi bitari byiza cyane byatumaga igihugu cy'u Rwanda kitabasha gutera imbere nk'uko byifuzwaga bitewe n'amacakubiri yari ahari icyo gihe. Umuntu rero akaba rero mu by'ukuri yakwinjira muri konti ya Colonel Twahirwa Dodo akandika amagambo nk'aya ngaya, bitera abantu benshi cyane kugira icyo bibaza, ndetse akaba ari nabyo byagarutswe rero kuri Twitter, bibaza batase uyu yaba ari Colonel Twahirwa Dodo wa nyawe, ese ntabwo ari we, ni umuntu winjiye muri account yiwe. Ariko bidatinze umukobwa we witwa Lil Hoza yagize ati my Twitter people, ati help me do your thing because someone is pretending to be my dad on Twitter. Asaba abamukurikira cyane cyane kuri Twitter kumenya ko umuntu winjiye hari umuntu winjiye muri konte ya se mu by'ukuri atari se nyirizina wanditse ari ya magambo. Yongeyeho nyuma avuga ati nuko amazina n'ifoto nkoresha ari ayanjye, ati not like who is stealing someone else identity. Shyiraho atwitinga ribu, avuga ati ribu rwose ikwiye kwinjira muri iki kibazo gikomeye cyane. Akaba ari amagambo y'uyu mukobwa wa Colonel Twahirwa Dodo witwa Lil Hoza. Akaba rero mu by'ukuri yagiye atabariza se, avuga ati ntabwo ari papa urimo urakoresha iriya konti ya Twitter, ati nundi muntu wayinjiyemo, ati ribu rero
mukwiye kwinjira muri iki kibazo cyangwa se kuba involved muri iki kibazo kugira ngo kibashe kuba cyakemuka, wenda batazagira ngo ni data cyangwa se ni papa wakoresheje aya magambo kuri konti ye ya Twitter. Ibi rero ibijyanye no kwinjira muri konti z'abantu yaba kuri Twitter cyangwa se kuri Facebook ndetse na Instagram ni ibintu twavuga ko atari bishya, ni ibintu bisanzwe byarabaye kuri bikunze ndetse no kwibasira cyane aba star. Byarabaye kuri Buravan icyo gihe ndetse aza no gutanga ikirego kuri RIB, aza no gufashwa kandi umva byaraje kugenda neza nyuma. Hanyuma rero uyu mukobwa niba yaratabarije RIB koko bya byose hari icyo yaje kumufasha, akaba rero ari byo ngibyo rero byakomeje kugenda bivugwaho uyu mukobwa witwa Hoza atabariza se ku bijyanye rero na konti ya Twitter bivuga ko yinjiwemo. Hanyuma nubwo hari n'abavuga bati iyo konti wasanga ari we n'ubundi uri kuyikoresha, ati nta wamenya. Akaba ari n'abagiye bamusubiza rwose. Ati hanyuma reka dukomeze n'andi makuru avugwa hirya no hino, ariko cyane cyane kuyibanda ku gihugu cy'u Rwanda, aho Gakwaya Ernest ndetse na Nkunduwimye Emmanuel n'abanyarwanda babiri bagombaga kuburanishirizwa mu Bubiligi guhera muri uku kwezi kwa 9 2020. Ntiharamenyekana igihe bazaburanira, nubwo amadosiye yabo rero ngo yamaze gutegurwa. Uyu Gakwaya Ernest uzwi ku izina rya Kamarade ndetse na Nkunduwimye Emmanuel bakunze kwita Bamboko ngo bagombaga rero kwanishirizwa rimwe na Neratse Fabien mu mpera z'umwaka ushize. Icyakora tariki ya 3 kwa 2019 nibwo inama ntegura rubanza mu rukiko rwa rubanda Cour d'assises yemeje ko Neratse Fabien aburana wenyine. Urubanza rushyirwa guhera ku itariki ya 7 Ugushyingo kugeza tariki 20 Ukuboza 2019. Iperereza rero ngo ryari ryanamaze rero gukorwa kuri bo batatu bakekwagaho rero icyaha cya jenoside. Kubahuriza rero mu idosiye imwe ngo byashingirwaga ku mpamvu eshatu: kuba baregwa bimwe bya jenoside barabikoze mu bihe bimwe mu mwaka wa 1994 kandi mu gihugu kimwe cy'u Rwanda. Nyamara muri iyo nama ntegura rubanza abunganira abaregwa basabye ko abakiriya babo batandukanywa kuko nubwo baregwa ibijyanye na jenoside batayikoze kimwe. Uwo munsi tariki ya 3 kwa 2019 hahise hemezwa rero ko habanza kuburanishwa Neratse Fabien wenyine, abandi bakazaburanishwa guhera muri Nzeri 2020, ariko COVID-19 rero ntiyatumye bishoboka. Abo bagombaga kuburana ni bantu ki rero? Gakwaya Ernest bita Kamarade w'imyaka 45 arazwi cyane mu Bubiligi uko yanamaze rero kubona ubwenegihugu bwaho. Bivuga kandi ko ajya asura u Rwanda kandi akanitabira Rwanda Day. Ngo yavutse tariki ya 27 Kamena mwaka wa 1975 mu cyari komine Satinski, prefecture ya Gisenyi, ubu ni mu karere ka Ngororero, intara y'Iburengerazuba. Ababyeyi be rero ngo bahoze batuye Nyamirambo ahitwa mu Ibereshi ni Camberge. Gakwaya bita Kamarade ngo yize amashuri abanza muri Kigali, ayisumbuye ayigira muri Eto Kibungo, ubu rero ni mu karere ka Ngoma, intara y'Iburasirazuba. Ngo abamuzi rero mu gihugu cy'Ububiligi bavuga ko ntacyo yikanga kandi agenda yisanzuye mu banyarwanda bahaba. Naho witwa Nkunduwimye Emmanuel alias Bamboko, Nkunduwimye Bamboko afite imyaka 60, avuka i Gakenke mu cyahoze ari komine Murambi, ubu ni mu murenge wa Kiramuruzi, akarere ka Gatsibo, mu ntara y'Iburasirazuba. Ngo yavutse tariki ya 4 Mutarama mu mwaka wa 1959, nawe yafatiwe mu Bubiligi muri Werurwe 2011, imaze kurekurwa muri 2012. Ubu rero arisanzuye mu bandi banyarwanda, nta gihunga agendana ngo kuko anacishamo akagera kuri ambasade y'u Rwanda kuramukanya n'abahakorera. Amashuri rero abanza ngo yayize Ikiramuruzi, arenzaho abiri yisumbuye mu by'indimi, ubundi agana y'ubushoferi muri Soprotel. Nyuma yaje rero ngo kuba umushoferi w'umuherwe Majyambere Silas. Nyuma yaho rero Majyambere aviriye mu Rwanda ahunze mwaka wa 1989, Nkunduwimye yashinze igaraje mu mujyi wa Kigali ryitwa Centre Ville Auto afatanyije na Mudahinyuka Jean Marie Vianney alias Zuzu ndetse na Mutaganzwa Jean Bosco. Nkunduwimye ngo yari interahamwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mwaka wa 1990